Muraba neza Abanyarwanda namwe Banyarwandakazi, mbere na mbere mbanje kubasuhuza nk'uko mubimenyereye hano kuri Ndiono wa 265. Uyu ni wa mwanya tujya dufataho kwigana Ikinyarwanda. Hari hashize igihe kinini cyane tutiga, ariko twagarutse kandi ni mu buryo buhoraho, noneho nta gucika intege. Ndagira ngo mbere na mbere niba utarakora subscribe, ubanze urebe aho hantu ukande kuri subscribe, wiyandikishe ndetse ukande nako kazogera kugira ngo utazajya ucikanwa n'amasomo y'Ikinyarwanda. Uri kwibaza rero ngo uyu munsi tugiye kwiga kuki? Uyu munsi tugiye kwigana n'abantu biga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, ndetse n'abandi bakeneye kumenya amazina y'urusobe mu Kinyarwanda. Ubundi iyo tuvuze izina ry'urusobe, tuba tuvuze izina rifite uturemajambo dusanzwe tw'izina mbonera gakondo. Ubundi izina mbonera gakondo riba rifite uturemajambo 3, ari two indomo, indanganteko n'igicumbi. Ariko izina ry'urusobe riba rifite uturemajambo turenzwe utwo ngutwo. Rishobora kugira indome 2, rikagira indanganteko 2, rikagira ibicumbi birenze 2 cyangwa 2, n'utundi turemajambo dutandukanye dushobora kwiyongeramo. Amazina y'urusobe rero arimo ibice bitandukanye. Hari amazina y'inyunge, ni yayandi usanga igice kimwe ari inshinga, ikindi ari ubundi ubwoko bw'ijambo. Hakaba amazina akomoka ku kabimbura, hakaba amazina y'imisuma, ndetse n'amazina y'amasara. Ubu rero mu kanya turi bugaruke dusobanura ayo mazina neza. Ndagira ngo ntucikwe kugira ngo iri somo uze kuryumva neza. Munyeshuri wowe uri mu mashuri, nawe mubyeyi uri kureba iri somo, ndagushishikariza gusharinga cyangwa se guhereza umwana wawe iri somo kugira ngo aryige. Naha mu kanya reka tugaruke dusobanura neza amazina y'urusobe icyo ari cyo, ndetse n'ay'amoko twabonye y'amazina. Ishobora kugira indomo nyinshi, rishobora kugira indanganteko nyinshi, rishobora kugira ibicumbi byinshi cyangwa se imizi myinshi n'ibicumbi byinshi. Reka nka dufate nk'urugero, wenda izina nyakimwe twafata nk'urugero. Turebe nk'urugero rw'izina nyakimwe. Iyo tuvuze umwana, izina umwana, iyo tugiye kurishakira uturemajambo dusanga rifite uturemajambo 3 gusa, kuko hari indomo u. Nyuma y'iyi ndomo turahita dushaka indanganteko. Turavuga umwana munini, mugufi, muremure, muto, mubi, tubone ko ari mu. Tujye gushaka igicumbi, umwana, akana, icyana, tubona agace kadahinduka ka nyuma ko ari ana. Turahita tubona uturemajambo 3 tw'iri zina: indomo, indanganteko, igicumbi n'uturemajambo 3. Ariko nko ku izina ry'urusobe, iyo tuvuze wenda umuvandimwe, turahita tubona ko bwa mbere hano harimo ubwoko bubiri bw'amagambo. Turabonamo inshinga, kuva, tubonemo izina inda, tubonemo n'ikinyazina imwe. Hano ni inshinga, hano ni izina, hano ni ikinyazina. Iri zina rero ni urusobe kuko ririmo ubwoko butandukanye bw'amagambo. Nitujya gushaka uturemajambo, harahita haboneka uturemajambo twinshi turenze twa tundi tw'izina nyakimwe. Reka tugerageze kurisesengura kugira ngo mubibone. Hano dufite indomo mu, u, tukagira indanganteko mu. Hano harimo inshinga kuva. Turabanza dushake umuzi w'iyi nshinga. Ni inshinga
ifite imigemo ibiri kandi yose ibanguka. Ubwo kugira ngo tubone umuzi wayo turayishyira mu mitakare, tuvuge ngo yavuye, hanyuma dukureho iyi ndangashinga, dukureho n'umusozo dusigarane umuzivu. Hanyuma hano turahashyira umusozo a, hano tuhashyire indomo yo ku izina inda, indanganteko na, ndetse n'igicumbi da. Hano naho tuhafite ikinyazina imwe, ni ikinyazina nyamubaro, turabona mwe. Twa turemajambo rero dutandukanye tubona kuri iri zina ngira ngo muratubona. Dufite indomo imwe, ebyiri, eshatu. Tukagira indanganteko imwe, ebyiri. Tukagira ibicumbi cyangwa se imizi, igicumbi kimwe, ibicumbi bibiri, ibicumbi bitatu. Uyu ni umuzi w'inshinga, iki ni igicumbi cy'izina inda, iki ni igicumbi cya kinyazina nyamubaro twabonye. Iri rero kubera ko ari izina rikomoka ku bundi bwoko butandukanye bw'amazina, iri ni izina ry'urusobe. Mwibuke dutangira twabonye ko amazina y'urusobe arimo amoko agera kuri 4. Ayo moko rero niyo tugiye kureba. Twabonye ko hari ayo twita ubwoko bwa mbere bw'amazina y'urusobe ari ayo twita amazina y'inyunge. Mwibuke neza twabonye ko izina iyo ari inyunge riba rifite ibice bibiri, igice cya mbere kikaba ari inshinga, igice cya kabiri ari ubundi bwoko bw'iki? Ari ubundi bwoko bw'ijambo. Ni ukuvuga ngo inshinga yiyunga n'ubundi bwoko bw'ijambo rikayibera, iryo jambo rikabera inshinga icyuzuzo mbonera cyangwa nziguro, bikabyara izina. Naho rero tugiramo ibice bitandukanye. Ahambere uzasanga hari amazina yavutse ari uko inshinga, igice kimwe ari inshinga cya mbere, icya kabiri kikaza ari izina. Hano reka dufate ingero. Nk'iyo tuvuze ijambo ngo amatakirangoyi, muri iri zina turumvamo ibice bibiri. Turumvamo inshinga gutaka yashyizweho ingereka ngirira ikavamo gutakira, hanyuma twumvemo n'izina ingoyi. Iri zina amatakirangoyi ryaturutse hehe? Ryaturutse ku inshinga ndetse no ku izina. Urundi rugero dushobora kuvuga umutegarugori. Hano naho muri kumvamo inshinga gutega ndetse n'izina urugori. Ubwo ni ubwoko bwa mbere ku mazina y'inyunge, aho izina rishobora kwiyunga n'iki? Aho inshinga ishobora kwiyunga n'izina, hanyuma bikabyara izina ry'urusobe ryo mu bwoko bw'amazina y'urusobe y'inyunge. Kabiri, inshinga ushobora gusanga yiyunze n'iki? Ishobora kwiyunga na ntera. Aho urugero twafata iyo tuvuze ngo umujyahabi. Muri kumva igice cya mbere dufitemo inshinga kujya, icya kabiri dufitemo ntera habi. Ibi nibyo byabyaye rino zina ngo umujyahabi. Reka twihute. Gatatu,
inshinga ushobora gusanga yiyunze n'imbundo, kiyunze n'inshinga iri mu mbundo, sibyo? Dufate urugero, iyo tuvuze ngo inkeragutabara, iri zina dukunda kurikoresha cyane. Muri kumva harimo inshinga gucya, irimo ingereka ngirira, ikaba gukera. Hanyuma nubwo tuyivuze mu buryo bw'imbundo turi kugira ngo twumvishe ya nshinga ya mbere ariko iratondaguye, ariko hano tukagira n'indi nshinga imbundo gutabara. Inkera gutabara, inshinga itondaguye hano mu gice cya mbere, hanyuma mu gice cya kabiri tukagiramo imbundo. Ubwoko bwa kane ishobora kuba ari inshinga itondaguye yiyunze n'indi nshinga n'ubundi itondaguye. Urugero, iyo tuvuze ngo indyankurye, muri kubyumva dufitemo ndya twongeyeho nkurye. Izi nshinga zose ziratondaguye, ni inshinga itondaguye yiyunze n'inshinga itondaguye, bibyara izina ry'urusobe. Hano ntabwo turi kubibona neza, tuzabisobanukirwa mu isomo ry'ubutaha ubwo tuzaba turi kureba uturemajambo tw'izi nshinga tw'aya mazina y'urusobe, nibwo tuzabyinjiramo neza tukabibona. Hanyuma gatanu, ushobora gusanga igice cya mbere ari inshinga, icya kabiri ari ikinyazina. Inshinga ikaba yiyunze n'ikinyazina. Aha dushobora gufata urugero tukavuga ngo wenda ikimenya bose. Muri kumva hano dufitemo inshinga kumenya, mu gice cya kabiri tukagiramo ikinyazina ngenga bose. Urundi rugero, iyo tuvuze ngo umuvandimwe, nubwo iyi nshinga yo murumva ko yakomotse ku bwoko bw'amagambo butatu. Dufitemo inshinga, tukageramo izina, tukageramo n'ikinyazina. Hano dushobora nanone kuvuga ngo imberabyombi. Muri kumva ko harimo inshinga kuba, yagiyeho ingereka iri ikaba kubera, hanyuma tukagiramo n'ikinyazina ngenga byombi. Ubundi buryo dushobora kubonamo izina ry'inyunge, ubwo ni ubundi bwoko bw'amazina y'inyunge, ni igihe igice cya mbere ari izina, igice cya kabiri kikaba ari umugereka. Hano turafata urugero, iyo tuvuze ngo ikiryakare, twari tubonye ko igice kimwe ni inshinga, ikindi ni umugereka. Iyo tuvuze ngo ikiryakare, hano turabonamo inshinga kurya, hanyuma tubonemo n'umugereka kare. Urundi rugero, umugiranabi, turi kubonamo inshinga kugira ndetse n'umugereka w'uburyo nabi. Ubu rero bwose ni uburyo dushobora kubonamo amazina y'inyunge. Nibuke ko turi kuvuga ku mazina y'urusobe, twabonye ko ubwoko bwa mbere ari amazina y'iki? Amazina y'inyunge. Tugiye kujya ku bwoko bwa kabiri rero twihuse bw'amazina y'inyunge, bw'amazina y'urusobe. Ubwoko bwa kabiri ni amazina y'urusobe afite akabimbura. Amazina y'urusobe afite akabimbura.
ushobora kwibaza ngo akabimbura ni iki? Akabimbura ni akaremajambo kihagika imbere y'izina risanzwe mu rurimi bikabyara izina rishya. Akaremajambo kihagika imbere y'izina risanzwe mu rurimi hanyuma hakavuka izina rishya. Ako niko kabimbura. Hari amoko rero atandukanye y'utubimbura niyo tugiye kubona. Hari akabimbura ka mbere tugiye kuvugaho ni akabimbura nya. Aka kabimbura kagira ingingo yo kugenera. Ni ukuvuga ngo amazina uzagasangamo uzaba usanga igice kimwe cya mbere gifite icyo kiri kugenera icya kabiri cyangwa gifite icyo kiri kugenerwa n'igice cya kabiri. Reka turebe ingero hano. Iyo tuvuze ngo ikinyamateka, uhita wumva ko ari ikintu gifite amateka runaka yihariye. Ka kabimbura nya muri kukabonamo hano. Tuzakabona turi gusesengura aya magambo, tureba uturemajambo ndetse n'amategeko y'igenamajwi byayo. Iyo tuvuze ngo umunyarwanda, aha naho turabonamo akabimbura nya. Hanyuma akandi kabimbura ni akabimbura nyira. Akabimbura nyira usanga kiyagika mu mazina bwite y'abantu, kakagira ingingo y'igitsina gore. Urugero, iyo tuvuze ngo Nyirakamana, ubwo ni uburyo bwa mbere gashobora gukoreshwamo. Kihagika mu mazina bwite y'abantu, kakagira ingingo y'igitsina gore. Reka turebe ingero. Umuntu w'umugabo yitwa Kamana, hanyuma iyo kihagitse imbere y'iri zina rihita rigira ingingo y'igitsina gore akaba Nyirakamana. Icya kabiri, aka kabimbura nanone nako usanga kagira ingingo yo kugenera, kagaragaza nyir'ikintu. Kakagira inshoza nk'ikinyazina ngenera, nako kagira ingingo yo kugenera. Hano ingero twafata, iyo tuvuze ngo nyir'icyubahiro, uwo ni umuntu ufite icyubahiro. Ni umuntu ufite icyubahiro, umuntu ugombwa icyubahiro. Nyir'impuhwe, iyo tuvuze ngo nyir'impuhwe, umuntu witwa nyir'impuhwe, uhita wumva umuntu ugira impuhwe. Reka twihute tujye ku kandi kabimbura, akabimbura sa. Cyangwa se. Aka ni akabimburo gafite inyangingo y'ikinyazina ngenera, nako usanga kagenera. Reka dufate ingero kuri aka kabimbura. Uzabona abantu bitwa ba Semahoro. Iyo umuntu yitwa Semahoro, uhita wumva ko ari umuntu ufite amahoro.
Mu rundi rugero, seburo